igihe byari ingorabahizi kuko wasangaga ngiye buriya nayikinyemo ndi umuntu uvunika cyane amarori nahabwaga wasangaga atariza abandi bahabwa kugira ngo uze kubona undi muntu wenda ufite igisura nk'icyanjye byari bigoranye niyo mpamvu nanjye nagiyemo nkayikina ariko nubwo nakinyemo nka kane nkamwereka talent yanjye ntabwo yigeze byibuza nyereka yuko turi kumwe oya kira giti ni cyanyacamani kuko nk'ubu ngubu hari abantu benshi cyane nose nk'ubu ngubu murundi uri kuvuga ntabwo yakubwiye ko yakubiswe ubusenge mwereke inkovu nge nahuye nazo man niyo mpamvu rero bitewe n'ukuntu abazi yuko kuntu tuba twarakoranye kuba twarahasonge abagomba kumenya ngo abantu bacu twakoranye ese kuki yatwibagiwe twaravunitse cyane mu buryo buhambaye ariko amafaranga yazaga hari aho yaheraga ibaze Nyagahene yego ndamuzi muri sinema nyarwanda kuva kera none ubu ngubu urambwira ngo we aranzi kurenza uko we azi Nyagahene amuzi yaramurebaga ariko ubu ngubu noneho ngiye twarababaranye yirebeye abakuru ariko nibyo reka twishimire yuko ibyo bintu byagezweho ni byiza ni sawa ariko se babandi mwebwe mushinda ko yabatereranye ahubwo we natwibuke kandi natanabyibuka byihoreye hari projet yigeze kuza muri Afrika yego n'abazungu bari bayifite kandi bashaka abantu bakinye muri Rongotani noneho nge banshakamo narimanywe yego none ubwo uri kumva amafaranga harimo na menshi ku buryo ngewe nta kintu nigeze menya none se hari projet urategura ugakinamo KILLAMAN ukamubaza Oh yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza mukurikira BigTown TV umunsi ku wundi aho muri mu bice bitandukanye tubasuza kandi tubaha ikaze haka umeze neza na mahoro. Yes umeze neza brother mukuru biracamo se nari ibintu ni wane icyo bita wane ko utaranetse ntago byakunda ntago byakunda bisa kugira ngo banzuneke umve ko uri amahoro uri meze neza uzi ahantu hose ariko kino kiri nete cyawe kimaranye giye mwana ntago ujye ugihindura fikiri nete ako nawe urayikunda wasanga ushaka ngo ngwemo gift wakira oya ariko kirambere kirakubera cyane nizere ko kijyanye na kino gisura cyane birajyanye kuko nubundi muvi nge nyina na zino film ntago numva iyo nyibuze mba numva meze nk'umuntu ububuze ikintu mu buzima kandi kinini cyane cy'agaciro kiburamo okay yitwa haka niyo mazina ya nyakuru bundi amazina yanjye nyakuru bundi banyita Karangwinosa yego Karangwinosa ubwo haka se ryaje gute haka ni iry'ubustari ni iry'ubustari oya nuko ngo byaje nyifite imyaka 15 nyine nakuza abantu benshi cyane benshi bazi ko ndi nuruka rugururiya hara mu birayi mu Kinigi nyine mfite ikono mwana ndavuga ati rero iki gisura cyanjye ni ikono sibyo ko turaza kubanyuriramo gakeya ku bintu bijyanye no kugira ngo njye kwinjira mu buzima bwa sinema ho gatoya nyine to ariko ubundi ni ibintu nk'ibyo ngibyo nakuze ndi big baza kunyita haka baza kwita haka ariko n'ubu ngoro nako ndiwe n'ubundi uriwe merutse reka twinjiye mu kiganiro cyacu ntago bitinda merutse kujyana ikiganiro n'uwitwa Murundi ndavuga na yose nzashaka naka nawe tuganire kujyanye n'uko ya KILLAMAN n'undi mwarakoranye muri project zitandukanye ariko Murundi ibintu yavuze mbona muri comment basa naho bagiye bamuvuguruza bavuga ati KILLAMAN yafashije abantu batandukanye n'ubwo bafasha Nyagahene ejo ubuzima butari bumeze neza ndavuga ni kaze wenda nganire na haka aho nawe ndari Murundi utari ushobotse ariko haka wenda akaba wenda afite urundi ruhande cyangwa se indi ko tukabyumva ubundi KILLAMAN mwatangiye gukorana na Yari mwatangiye gukorana kuziye cyane cyangwa yitwa ngo iki byaje kugira ngo tujya muve muri projet kugira ngo ngere muri projet nabanje gukina muri iriya film bita Nyibusa gatoya hari yo bita wabanje gukina si Rongotani iyo bita Rongotani yego iyo Rongotani rero bari bakeneyemo umwagiteri nkanjye mpo za kujya kwa kayo nyine ku kazi nanjye banjyayo ari ubwa mbere ariko baza kubona ko nshoboye ubwo bintu biza kugenda neza ariko nubwo Murundi ababwira ngo nanjye neje kumva ikiganiro mwaje gukorana numva nyine ibyo agenda avuga hari ibyo tugenda dusangisha ukumva biri guhura ubundi ugasanga ni ikibazo ariko ntago haburamo inzitizi n'ubundi mu buzima bwacu
oya Longo Tani kandi n'ubundi KILLAMAN yari yakinagamo yari ya KILLAMAN hamwe na Navi hamwe no bita uramujama wundi uriya wundi wasigaye twarya mukira bamwita bamwita Dev none se wowe icyo gihe mwarahimbwaga icyo byaremeze sha umve nk'icyo gihe byarengora abahizi kuko wasangaga ngiye buriya nayikinyemo ndi umuntu uvunika cyane kuko amarori nahabwaga wasangaga atariza abandi bahabwa kuko ngiye urumva zari rori z'ubwicanyi zari rori zigomba kuza nyine nduwo ndiwe ngomba kugaragaza act ya nyayo isura yanjye nkayagitingisha urumva rero no mu Rwanda kugira ngo uzaje kubona undi muntu wenda ufite igisura nk'icyanjye byari bigoranye niyo mpamvu nanjye nagiyemo nkayikina ariko babanje kumporopoza barambwira ati se bimeze biti ndabwira ati nta kibazo kuko nanjye mfite impano numva nshaka kugira ngo nzayigaragariza abantu bose bayirebe ndazi ko nguko ariko numva mfite n'imamyo kugira ngo nkore cyane nari yikubise rero ibintu bigenda neza ubwo rero aho byaje kurangirira nuko n'ubundi nimba ari ifatanyijwe n'abantu benshi bakaza kuyireka kuko twego twarabakinye twazaga tukishyurwa n'ubundi ntabwo tuzi ngo amaherezo ngo nayaye icyo gihe twarishyurwaga kuko tuvuge mu kwishyurwa ariko hishyurwaga abantu bo hejuru ubu ngubu ngewe urebye nk'ibi bintu nakuraga muri Longo Tani narajyaga nkategerwa ubundi nkagenda kandi no kuvuga ngo ukuntu yari ikunzwe cyangwa ukuntu umuntu yabaga ashaka gukina movie nubwo ubundi waravugaga ati yabo nagendaga nyinyo byibuze nubwo kamera itakugeragaho nyine hari abagendaga bitabashimishije ariko bakagerageza bakabyumva nejo ubundi bakagaruka bivuze kuri wowe nta kibazo rero ufite kuri KILLAMAN subwo iyo mbwira ngo nta kibazo njye mfite kuri KILLAMAN nese ubwo none se wagiye kuri set ibintu bijyanye n'imirire ibu byandikiwe kugutegera ubu byandikiwe niyo bibaye ngombwa ko hari aho witegera nabyo ni ikibazo ariko ntabwo navuga ngo yego ndashima ko yangiriye icyizere nkakinamo ariko nubwo nakinyemo nka kane nkamwereka talent yanjye ntabwo yigeze byibuza nyereka yuko turi kumwe ngamfashe no mu zindi kuko biriya bivuyemo ahita ajya mu zindi agiye gukina izindi yaratwibagirwa kuko n'ubundi urebye isa nk'ubu ngubu nk'abantu basigaye bari gukorana n'ibandi n'uwo nguwo Navi na Dev n'ubu bantu basigayemo kandi tumundi twari timu y'abantu benshi cyane urumva nimba se twarakinye mwiriya nka ziriya jyaga tujyara tugakubitwa oya kira giti ni cyanyaca mani kuko nk'ubu ngubu hari abantu benshi cyane nase nk'ubu ngubu mu rundi uri kuvuga nago yakubwiye ko yakubiswe ubusenge mwereke inkovu nge nahuye nazo man irankunu ubundi mwabonaga edit se edit se baho kuri baho bakankubita igiti nke kira giti cyabaga ari icyanyacu niyo mpamvu rero bitewe n'ukuntu abazi yuko kuntu tuba twarakoranye kuba twarahasonge abagomba kumenya ngo abantu bacu twakoranye ese kuki yatwibagiwe yego akenshi na kenshi nge banshenza yuko ushobora kuba nta kwagutenga ibintu bijyanye na drama nkunda ibintu by'ama-action ariko kuba mbikunda nagerageza ariko nanone hari ibindi buryo umuntu ashobora kuba yagufashamo none se kuba utaza muri rori umuntu ashaka ntabwo ashobora kuba yaguha indi kandi ijyanye n'uko wungana cyangwa n'ukuntu umeze tuvuge nkawe ukagira wenda tuvuge ugiye muri drama wenda reka ko kuvuga wowe tuvuge KILLAMAN ubu ngubu ngiye icyo navuga ashobora kuba yari kumbwira ati we ngwino ujye umbere bounce kandi bigakunda kuko nanjye nubatse umubiri wanjye sinzi urawunenga se n'iki wunengaho sindi umusore mwiza w'ibogare nubwo urupfu rujyana abantu ariko nta bibabi ariko ndakubwiye ngo hari ball nyinshi cyane yankoreshamo ese no kubera iki byibuze atavuga ati abantu twaruhanye kiriya giti ukavuga naribereka nkafatamo ukavuga ati kiriya giti kuntu cyari kimeze kuntu twakinye muri Longo Tani kuntu twakinye n'izindi filime nyinshi cyane mane muzi iriya filime yitwa umujinya w'umusirikare mane ndereka nkubwire Roke yaduhaye ibiceri kandi yaduhaye ibiceri nkanzu none dukinye Longo Tani nta kintu twabonye iriya gashoka nta kintu twabonye gashoka subizi ko ari we
nk'iriya gashoka ni filime yari kuba yaranzamuye cyane kuko nakinnye na ba shitani nabo badebo ariko twaravunitse cyane mu buryo buhambaye ariko amafaranga yazaga hari aho yaheraga ubundi twebwe turabakinnyi beza cyane ariko dukeneye abantu batwitaho dukeneye abo ba diaspora bamenye ngo turashoboye kuko nk'ubu ngubu nge tutiraririye uruze kubahana nimero yanjye hari filime tuba dufite oya 078 nimero yanjye 76 84 534 niyo ngiyo ariko ruvuze ngo ari filime twakinaga bakaduha n'amafaranga ariko natugireho yasigaraga no amafaranga yasigaraga ibukuru n'ubundi kuri babandi bayafata ariko kugira ngo azagere hasi mu bagiteri none se nimba nge narakoreshwaga na KILLAMAN ngwena nkatumirwa n'uwo bita Soroba urumva nkatumirwa n'undi witaga Gaspari cyakora nakinye muri ya filime nanone ya Gaspari KILLAMAN abakina arafande harimo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye ariko amafaranga yayo bo bagirazaga kuyatanga ariko hano twege mu bantu babazi ko twagiranye haso twababaranye bya danje bakagerageza kubona amafaranga badu none se yibonye nyine umuntu aje gufasha nka Nyagahene kandi uvuga uti ye twararuhanye bifata uti ngo noneho ko kujya kuri ibaze Nyagahene yego ndamuzi muri sinema nyarwanda kuva kera none ubu ngubu urambwira ngo we aranzi kurenza uko we azi Nyagahene amuzi yaramurebaga ariko ubu ngubu noneho ngiye twarababaranye ibintu byose yirebeye abakuru ariko nibyo reka twishimire yuko ibyo bintu byagezweho ni byiza ni sawa ariko se babandi natwara ibindi dushoboye kandi ashobora kuba yatugira hatuvana naho yatugeze none se amahirwe uvuga uti yambujije nayahe tugeze ku mahirwe rero KILLAMAN hari projet yigeze kuza muri Afrika yego n'abazungu bari bayifite bashaka abakinyi kandi bashaka abantu bakinye muri Rongotani noneho nge banshakamo icyo kintu kirazwe ko n'imanywa nari imanywa amafaranga buno n'ubu bambwiye yuko ngo niba tamuha amafaranga runaka nari buboneke yego none ubwo uri kumva amafaranga harimo na menshi ku buryo ngewe nta kintu nigeze menya ahubwo nge nabimenye nyuma projet n'abagenzi banjye bayikinye kuko bagenda bafata buri bihugu bakajya muri Kongo bakajya Tanzania bakajya muri Kenya bakajya hano mu baturanyi mu Burundi hirya no hino bagenda bafatamo abantu batandukanye ariko ubu ngubu nanjye ndi kwibaza ko yega hondi ntago ari ku rwego ruri hejuru cyane ariko abantu bamenye ngo ahangaho umuntu aratesika kandi akanabibabariramo niyo mpamvu rero mu byo dukora byose babisaba kugira ngo twihangane n'abantu banamenye ngo tuba dufite amascript tuba twaragiye tukandika kabimwe imizengo nk'ubu mfite script 10 bivuge ngo mbonye ubushobozi tuvuge nk'umuntu abubona ko twanababaranye byibuze yakwiye kuvuga uti haka reka mufashe yamfashije nanjye byinshi gukina gutyo ariko ni ikibazo biracyari ikibazo rero niyo mpamvu twivugira ati habonetse n'abadiaspora bakabasha kuba yagukora nako kamuvi kamwe byibuze hari ahantu byibuze aba kuvanye n'aho akubogejeje abo ngo bo yagufata uwamuhamagara ndagufata umuhamagare nawe turi kumwe wenda nanjye ariko ni muranjye abayifite isaha ku isaha abayifite ntabwo yakwitaba ubu bari mu nama bari kandi birumvikana nyine ni umuherwe naneze yari bubi cyane se oya none se atari umuherwe nimba hariya tugikora ziriya filime z'amakomedi zajyaga kuri Yanteye mani twari hasi kujya byari bigoranye kujya twaratekeshaga nyine ugasanga ni ibisazi no kuza muri utanabona na moto ugasanga usere na motari urikoce ariko ubu ngubu mani nyine ubuzima bwa kera butandukanye n'ubw'ubu ngubu bomeze neza afite agakebo afite agataje nk'aka kararyoshye ariko nyine natwe urabona ko niho turi kwerekeza ariko icyo tubabwira badufashe neza tugenda twirarira ngo mwaka ngo twaragafashe ntago twagafashe uretse kuba nyine umuntu ababayeho kandi nta kibazo dushimire n'abantu bakomeza kuduha akazi bakatugira icyizere turahari kandi niyo mpamvu nabwiye nimero yanjye mfite na timu yanjye mfite na channel yanjye bayita Haka Rwanda
dushimira Imana. umuntu yakwibaza ngo niba kubera bakuye muri projet yawe si uko nyine abona mutari gufitinga muzikurikiyeho iki mu murenganya kandi wenda atari mwe yarakeneye muri projet bazikurikiyeho. Yego hari igihe umuntu agira projet akagira n'abantu agomba kuyikeneramo urumva ubu ngubu ahageze ntago twabimurenganyiriza kuko filime ari gukina ubu ngubu akeneye bano bagiteri nyine bazi ibintu bijyanye na drama cyane kandi twebwe ibintu by'ama action nibyo turimo cyane rero urumva natwe turi gukora cyane ariko twibuke yuko mbere nawe nibyo yakoraga atarajya muri drama. Yego none se kuba yarabigiyemo bisobanuye yuko nta zindi ajya akora byibuze nanjye yanyeneramo cyangwa akaba yakinamo no muri cyakakina nabo bandi twagiye dukorana ba wase nabande barahari. Mwebwe mushinda ko yabatereranye buyi muntu impamvu uvuga uti yiradutereranye nukubera ko ababona ko muhari mukora yanabagenera hari akabavuga ati mujye mukora nsaza mbahana kamera nk'abantu twakoranye twanakora imizigo yacu akayipininga akaba yabasha kuba yatuzamura mu buryo runaka. Ugeze se umusaka gupininga yarabyanga hari uburyo na bumwe navuga yuko gusa yaramfashije mu bya mbere ariko ibyo ubu ngubu yoza bwo kandi nebwo support y'ibikenewe ntago uhari. Amuse haka umuntu ashobora kwibaza none bavuga muti ubu ngubu nawe uhari ariko icyo gihe yaradufashaga rwose ntari bwose afite inshingano zo gukomeza kubafasha afite uburenganzira bwo kubireka no kubikora. Yego icyo kintu ngo ngaho ntago namushinza ngo njye kumucira urwa pirato ariko mu bigaragara ntago yagakwiye kutwibagirwa amana nese ubu ngubu tujya guhinga kugira ngo twushe ikivu ko twari turi kumwe ibintu byose ko twabikora. Yego yakoresheje mu mutwe natwe dukina nk'abateri nk'abakinyi kandi bashoboye ntago twigeze tugira ute tumutenguha ngo tumwereke ko ibyo twakinye bitigeze bikundwa ye byarakunzwe. Yego ariko muri icyo gihe nyine ubu si byo bikunzwe nese ubu ngubu dugukina filime bita The Forest. Yego ndi umwagiteri muri The Forest nakinye filime iyi ngiyi y'umujinya w'umusirikare Yari ndi umwagiteri mubi hariya nyina nsambanya umuntu usa umugore w'uriya musirikare waragiye ku rugamba ni ukuba turi abagiteri babi kandi hari filime nyinshi nawe agenda akina kuko agira akava muri drama afite channel zitandukanye channel zigeze muri 3 nimba hari ubwo atari nenye ariko muri izo ngizo agenda acisha amafilime atandukanye ku buryo yatubwira ati hano harimo amarori kandi nako turayimusaba tukanayimwibutsa ahubwo wenda ni kwa kundi umuntu amara kugafata akagira inshingano nyinshi ikindi ukaba utamurenganya ariko nyine waza no kuri side yawe nyine ukabona ugomba kumurenganya. Hari abantu bavuga bati ibyo ni ishyari yateye imbere mu mufitiye ishyari. Gutera imbere nibyo kubera ko aho yavuye iyo dukomeza se tukaba turi kumwe ubu ngubu wamaze kugera he n'ahantu bamaze kugera rero ahantu amaze kugira ni heza kandi yaranashimishije rero twebwe reka natwe tumusabe kugira ngo yongere twibuke kuko tuzamutse kuri we nta kibazo wenda hari abantu bambona hari abantu bajyaga bavuga ati se haka kwakoranye na KILLAMAN igihe kinini mugashutinga na ball zigiye zitandukanye nyinshi ese no kubera iki yazamutse nabazamure nawe ukabugirenza ugira ubu ngubu utarazamuka nkabwira ati mwabana mujye mutuza none uri ngereka mbamare impungenge nabo babimenye KILLAMAN afite uburenganzira bwo kuba yakuzamura cyangwa nta kuzamura ibyo ngibyo rero biri mu burenganzira bwe by'ibyo agomba gukora rero ntago wamurenganya ahubwo twebwe yarabariye se mwari mwaramugurije kubazamura n'itegeko ngo yaradutaye muri projet byari itegeko ko mukomezanya muri projet ntabwo murenganya nibyo nanjye ndi kukubwira ntago namurenganya kandi ikindi ntago wajya kumushyiraho pressure urumva ibyo yakoze yarabikoze ariko bisobanuye ngo aho turi natwe turacyafite imbaraga zo gukora kandi turacyahari rero bisobanuye ngo aramutse we yibutse ko twe duhari hari byinshi none natwe twakora kuba azi ko tutabikora. Hari deni sa kurimo nta deni ndemo none uzi ko nyine mwumva nyine agomba kubafasha ku itegeko gufasha umuntu ntago ari itegeko iyo umuvuga ngo yaraduteranye ngo twazamukanye muri projet ngo ageze ruguru ngo aradusiga yaradusize ariko mu kudusiga nyine n'iryo terambere ye ntago nyine ndi kukubwira ntago twabimuziza ahubwo we natwibuke kandi natanabyibuka byihoreye ariko atwibutse byaba ari byiza kubera yuko azi ko turi abagiteri beza. Yego
tugaruka inyuma gake mu buzima bwo mu ishyamba mwabaga mumeze mute mwaga muri mu yihe mode ku buryo nyine umuntu ashobora kumva bati bana wanaye ko bararohanye wa mugani none se ubundi wowe ntago bizi uza dukoresha ikiganiro igihe wasangaga n'undi kwagitinga ndi ikigeni zamira neza nimera neza hejuru mu ishyamba nese ko wabanje kurera gisinga wabonye ubuzima bwacu bumeze bute nta kibazo twari dukundanye tumeze neza ibintu byose ari munanga ariko nyine kofi yije neza ubu nawe hariho nawe hari abantu bakubuze tutiriwe tujya kore hari abantu bakubuze kandi avuga turamutipe twarirwanye twariganye twarajyanye ibintu byose ariko ubu ngubu ntago wamuhamagara nagufata none se wambwira ko ari iyihe mpamvu yabiteye kuba nawe igihe umwanya uba muke ariko mama yose gusa KILLAMAN afite projet nyinshi yajyamo no kumubona ari ikibazo agira telefone atayitaba cyangwa se arimo gushutinga ukamubura ukajya no bugome nyamara umwanya wabaye muke yego aho ngo koko ntamubereye muri telefone ntamubereye no mu muri mind ashobora kuba umwanzuro w'ubwo yaba yarihaye ari uwo ngo wari nako ari gukomeza gakorana na bara y'abameri kandi ni byiza ko bari gukorana nabo ubwo natwe ko gukomeza kwihambira ku isuka kandi n'ubundi ngakisiriza ku n'iki gasiga kayiciye tuzabona n'abandi kandi barahari baratubona icyo twisabira abadukurikira kandi banatuzi n'abashaka kugira ngo batumenye bazareba ibikorwa byacu twagiye dukora rero bazaza bazi yuko twe duhari kandi duhari dushoboye niyo mpamvu rero nta kintu namushinze ntacyo kabisa hari abantu bavuga bati gufasha Nyagahene hari abo yataye ibyo ngibyo umuntu aramutse avuze wenda ko ari ibyo wenda by'uburyarya cyangwa se wenda nawe ashaka no kumushyira muri filime zo kumufasha gusa wowe bibona ute ubundi hari ikintu bita kigyo muri iyi minsi no nyine no gukoresha amafaranga mu gihe cyayo wasanga nayo yarakoresha amafaranga mu gihe cyayo akaba nawe ugira ngo abasaze agasazi isi na Nyagahene nawe agasara kubera amafaranga kuko n'ubundi icyo abayishakira ni ukwinywera akantu n'undi nawe kuba yavuga ati mfite amafaranga hariya numara gukora projet yanjye n'iyi ngiyi ndayafite nzayakongeza nimbona ukuntu witwara nzayakongeza nyine ari kugira ngo abantu ne dusaza isi ubwo ntabwo ari kujya neza no gusaza isi neza ngo uri kumva nimba abantu basaze ngo rere wamenya ubundi ukuri wamenya kuri he ariko buri muntu wese abaza ukuri kwe njye ndi kumva aho ngeze ubu ngubu kuko njya kumenyekana namenyekanye ku bwa KILLAMAN nkubwije ukuri namenyekanye kubera we nta kintu umushinza buretse kumva ko hari ikindi kintu uba ugomba kongeraho ariko namenyekanye kubera we naza gukina filime ze ntabwo nari kumenyekana yarakoze aho yangejeje umwana aragera agacuka akandi akabona n'undi mubyeyi niyo abuze umubyeyi abona n'undi mubyeyi ababyeyi rero barahari bari kutureba bazatumena amafaranga nta kintu bitwaye kumva bitoroshye muherukana ryari mbwire ko duherukana ni filime twagiye gukina irimo umupira umupira ya zamani nabwo duhurira muri sinabyaye ya mitsutsu muri mose menya hari sinabyaye ya mitsutsu nibyo duherukana icyo gihe nabwo yaje ari afanda duhuriramo ariko abakubitana none se neza bwo urubuza baza yicara ni mubi cyane umva inkoni uzi igiti cye igiti cye ako serango ni bari ya nyane none se mani mwereka hanga iyi ngiyi ntago ari yo arahantu hano yayinkubise hano urumva deba hanga hano yari yinkubise irafata ariko hanga ntago njya nyibagirwa kuko njye nari nambaye isengeri yirakubise ndita ku mugenyi kwepye bifashe ukuboko kandi yari inkoni y'ishyamba hakinaga ibiki kirangiye iriya nyine zari komedi ngo zabayago n'abasabe zabayago n'abasabe nyine bari gukubitwa babaza nyine unanirwa kuvuga ibyo avuga bakamukubita rero tukaza turi muri bo niyo mpamvu nyine umuntu yavuga yuko twahereye kera ariko na n'ubu ngubu turacyahatana kugira ngo tugere aho tugera rero turahari hari abantu bavuga bati buriya amafaranga sina meza yatandukanye abantu bari bibaniye mu mahoro n'ibiki wowe byizera gute ubu iyo njye mbyizeramo amafaranga ni meza
kandi n'ubundi aho turi kujya ni mu isi y'amafaranga nk'ubu ngubu udakoze wisevinga nta hantu ugera ukenera kuba wakinaga transport ugatega n'iki bukakwiriraho utarisevinze ni ikibazo rero isi y'amafaranga nizizira naryoshye nizere ko nawe isi y'amafaranga yakuguye neza ariko nyine navuga ati abantu iyo bibaniye neza batandukanye n'amafaranga nk'uko navuga ati KILLAMAN yabonye amafaranga aratureka yego n'ubundi ariko iyo badatandukanyijwe n'amafaranga batandukanye n'umugore ariko twebwe urebye nta mafaranga dutandukanyije uyu munsi none se hari projet urategura ugakinamo KILLAMAN ukamubaza we anomiyemo cyangwa yanjye ku giti cyanjye mutumiyemo njye mutumiyemo utaza kugoreka nanese akwitabe byonyine akwitabe none se umuntu wenda tuvuga bamutegereje kumutumira ntabwo yayizamo kuko no kugira ngo akwitabe ni ikibazo urumva rero nyine ni hahandi umuntu avuga ati se biragenda gute ariko ntabwo ucika intege nirwo rwego bihagaze ntabwo byoroshye niriye somo byaguhaye se gukorana n'umuntu murazamukanye nyuma bikaza kugira nyine akakutera isomo ryamaye ni uko njyewe ubwanjye ningafata wenda bavuga ko buri muntu wese ariko abavuga iyo ataragafata ngo yamara kugafata n'umwana mwiza ngo mfasha abantu ariko ngo agahinduka KILLAMAN se yajyaga bivuga nanjye nzareba yajyaga bivuga KILLAMAN akavuga ariko yakoze n'ibiganiro byinshi cyane avuga ko afasha abantu kereka nimba akaba ari agatwiko ariko njyewe se nimba arafashije abo ngabo njye simubone ubwo uri kumva gahunda mpagaze he ubona ari agatwiko so ni agatwiko reka tubigire nk'agatwiko none se ubu ngubu nimba ari ba bantu n'ubundi erega mana abantu bo muri industry amafaranga abantu bayajya ni bamwe amafaranga abona bamwe abandi n'ubundi ntabagereho ariko nyine nabo bagira icyo bageraho n'undi icyo bisaba no gukora cyane paka ku buryo wenda ashobora kumbura muri porojegene wenda ntanabitekereje kuba yanomera ariko ejo tugakubitana no mu zindi nta kibazo kandi nawe ayirimo yatume nk'uko nanjye natume icyo gihe tujya ku rwego rumwe ikindi kintu wari uri kumbaza ati se amafaranga wowe byagenda bite uyabonye njye nyabonye wenda reka ngo watubajugunye reka negereze abasaza mwana ubita ukira ku ruhande mane umuntu bamwarajyanye hasi bari hata ashabyiyorera oya reka none ngo abantu bahita utangira kwanga kubita reka nzayabone ndebe ko ibintu ari n'iki nzabata mu bisheke ariko nta gahunda mfite ngiye kubata mu bisheke ubuye no se kuri kundeba nk'umuntu uzabata mu bisheke iyo mubonye amafaranga murahinduka nese ubu wowe ko wahindutse n'iki cyaguhinduye ni ubukene nanjye ni ubukene rero bwamindeye ninyabona bizagenda neza ariko turagiye mu ishyamba ibintu byabaga bikomeye mani hariya byabaga bikomeye ku buryo wasangaga umuntu warahembwaga wese warahembwaga oya none se njyewe nahembwaga ku buryo nawe wahembwaga nk'ibihumbi nka 20 cyangwa 10 abantu bayabonaga nibara ba mitsutsu bande yarimo cyagiye hariya muri oya ni mu yindi boro ya mbere yaho hariya cyakora wenda bari mitsutsu mwarakinanye kiragiye harimo abantu babonaga amafaranga akatarenze no mu bihumbi 10 kuko icyo gihe amafaranga yaratarazamuka ngazamuka hejuru cyane wese baguhaga ngahe je bamaga ibihumbi 5 mwitagera ibintu byose 5 ugategamo wabaga he si hano Kimisagara arahandi nabaga Kimisagara no kwiyaramira neza ni hafi watishanga agahombe hariya ni vuba kabisa ubwo bamurundi bono kwa ngo baritegeraga ese nabo baritegeraga buri muntu bagendaga bavugana ukwe ku giti cye kuko uri kumva ntabwo wagenda barango ujye kuremesha inama uvuye ngo mwese ngo muzano kandi buri muntu wese bafite ubugiye avuganye n'undi muntu urumva rero bafite uko muvugana n'undi akagira uko bavugana uko nguko nyine ibintu bikagenda neza nese mitsutsu kiragiye rero yatangiye gukina yarari mu gakino mani uzi ko nyuma yaho ahubwo yaje no gusubira inyuma hari boro yaje gukora yikora ari ku modoka ukuntu ari ahantu ari uzi asubira inyuma cyane aza kuzamuka buriya muri iriya minsi arazamuka arakubita none ubu ngubu bose gameze neza na minsi tameze neza cyane harimo abantu nyine vuga ati bakoranaga na KILLAMAN nyuma baza gukora boro zabo baratangira wowe wazize iki kugira nawe no gukora ibintu byawe ahubwo umunsi no bo blaming KILLAMAN reka nkubwire ikintu cya mbere na mbere cyabayemo inzitizi kugira ngo ngemere nk'umuntu usubiye inyuma deje sinasubiye inyuma ahubwo nuko nyine ibintu by'ama action nge n'iki cyane nicyo nibandaho ibintu bijyanye n'imirwanire y'iki ibintu byose icyo kintu rero kugira ngo tuzabone filime nyinshi cyane ziri ku rwego abantu bashaka nk'ibyo ngibyo dukina biba bihabanye kugira ngo ubone
izo filime ni ikibazo ni ngo ikibazo cyo mu Rwanda nuko ari drama gusa umva bakunda drama comedy ariko nyine icyo umuntu agerageza no gukora cyane kugira ngo n'abandi bazazizamo basanga twe duhari turi update udukenera ukatubona nese kuri abantu bavuga bati filime yatizo mu Rwanda zateye imbere sinema yo mu Rwanda yateye imbere wowe ukaba ukivuga uti babona baracyari muri kubona ahantu gukora filime nyine yateye imbere muri drama na comedy ariko twebwe dukina ama action ni ikibazo ikibazo nuko nese ugomba bizahakorwa iki kizaba nyine nuko abantu badushoramo amafaranga ikindi bakabikunda babona yuko bishobora kuba byajya hejuru byagera umumaro bibagirira kuko twebwe turakora cyane tukabibereka n'ubu ngubu turacyakora rero bagire badushoremo amafaranga abone ko dushoboye kugira ngo kuko n'abantu barega batangiye kuyibona yuko duhari n'izo filime z'ama action zihari kandi zimeze neza ku rwego rwiza zifite amagambo meza aryoshye zifite ama action zifite mbese ibintu byiza cyane niyo mpamvu rero nkubwira ngo badushoremo abadesipora bahari bamenye ko duhari turahari ugeze kuri shitani wabaye shitani wamusanga aho bita mu Bubiligi mu Gashekero abantu benshi nyine barayikopa mu Bubiligi niho yagiye ariko we yafashe indege yihuse kereka nimba yaragarutse muri iyi minsi ariko yagize amahirwe baragenda yakira kwa KILLAMAN nta kina rimwe na rimwe ahubwo akunda gukina kwa Nyagisa KILLAMAN no kwa Nyagisa nagarakina ukina kwa Muzosa ahubwo kwa Muzosa mu bapampe n'abapampe ariko abapampe n'ubu ngubu baracyahari baracyayikubita kuko nanjye bari ibice bya mbere na mbere ngaragaramo mu mapampe hari aducomoka mu byondo n'izindi ziri aho ngaho hose wavuyemo ko hari igihe usanga nyine agafaranga kataboneka neza ugasanga urabangamira nyine tugakunda ikintu ugasanga nyine mu kugikora ugasanga ababosi ntabwo bari gushora neza kandi uri kumva wa mwanya wakwiye gufata kugira ngo urebe ko hari ikindi wageraho ubone amaramuko uze kubona ibiceri bya neki ugasanga ni mu mari umuntu akugejeje yahise agutinduba kandi wa mwanya wawe nibisazi urumva rero n'ibyo ngibyo nabyo bijya biza mu biri bimwe bigoranye byo kuba ababosi batari gushora neza ntabwo dushora ariko nyine urumva niba nose impamvu wenda action zidahari nuko abantu batazikunda nuko hatari abakinnyi bazo niyo mpamvu none se ahubwo we ntuzireba ngiye kukubaza gatoya kureba drama kareba amano y'iki bose twebwe ubundi ubona tuzirikiwe ntabwo tuzi gukina ni iki nyine nawe nk'umuntu wowe basi nk'umuntu tureba gira ikintu mbwira aho bibajije wowe bibamo ubona habura iki nimwe mu abatazikina nibo be bahari abantu nibo batazikunda none se nk'ubu ngubu nimba nje nkubwira ngo mfite script zigeze mu 10 zanditse abakinnyi se bazora bafite barahari ariko usanga location ugasanga kamera ukeneye ugasanga ibijyanye na edit iri hejuru nese urajya urajya ko editingirirwa n'umuntu editinga comedy nyine urasanga bitaza guhura rero wareba ugasanga ni ikibazo rero n'ubwo ngo badushoremo abadesipora bafite amafaranga babisobanukiye neza babizi badushoremo bazana igikoresho dukore nko ubusanga nka filime wowe ubwawe njyewe ubwanjye nshobora kuba nakora nkasanga nyine kamera imwe ikora neza byibuze najye nko kuri seti nkamubona byibuze kamera 3 zaba nyazikaba 2 kandi byibuze zose zifite gimbo ubuse mu byano bizashoboka izo projet zawe urumva zizasohoka ariko ntabwo nigeze ncikira ntabwo nigeze nge nicara n'ubu ngubu ntabwo navuga ngo ndicaye ndagenda n'ubundi nkandika ntabwo bimbuza kwandika kuko mba nzika isaha n'isaha hariho igihe hazaza umuntu byibuze akavuga ati haka bitewe n'ukuntu nkuzi bitewe n'ukuntu nzi ukora ndahari kandi ndi ready yo kugira ngo mbe nagusapotinga ku bintu bikorwa byawe byoroshye kabisa muri iyi minsi urimo agaragara muri filime filime ubu ngubu ndi kugaragaramo cyane cyane niyo bita The Forest ubu ngubu bagiye kutubona mu gice cya 2 ubu ukinamo se Maxime City ubwo nanjye rebye mba ndi man of actor mba ndi mubi cyane kuko man amara amaso imitima mba bizana ariko abantu barwaye umutima nyine ubundi ntabwo bakunda kureba The Forest kuko iteye ubwoba cyane hariho n'umuntu ukunda kubona nyine umuntu akinama ameze nk'iki ariko akayeberwa uworiwe rero umuntu uzabona yambaye neke yisize ibiraso neke aho ngaho mba ndi
mba ndi mu kazi kose. Izo role abantu bagiye baguha cyangwa se iyo personality yo kuba wamenyekanye no kuba wagaragaye nta kintu bigeze bikwangiriza muri society? Muri society byarakinyangirije kuko nk'ubu ngubu kugira ngo hari abakobwa benshi batakinkunda, mana akavuga ngo kira gisore ngo rakuntu kimeze niki urusura n'ukuntu neye no kumvugisha nyine ku buryo mutera ipfunya akavuga ati ntago nakuvugisha. Urumva rero icyo byagiye binyangiriza nuko nk'ubu ngubu nta mukunzi ifite, ariko icyo nababwira abantu banje mu nkurikiranye bakobwa mu nkunda n'ukuri ntago mu nkundi ndi umuntu nk'abandi n'ugukina filime gusa mbatera ubwoba nyine ugasanga ni ikibazo, ariko ndi umuntu nk'abandi. Ya rero bo kujya banshyira mu kato nyine bumve yuko n'ubundi ko nyina ndi igikoko ni filime. Ni filime kandi ndabikunda nkuko nabitangiye numva mbikunze. Ubundi byatangiye ari isura yanjye ari ibiteye. Igifite igisura kibi ncari abakamfata bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nza kuvuga ati rero ubiteye n'ibintu n'ubuzima nahuye nabwo n'ibyo nahuye nabyo, reka bino bintu bijyane muri sinema. Mbijyana muri sinema mbona ni sawa, nkagitinga neza nkabona. Rero ndavuga ati bya bintu byangereka mbariho mbijyana, ariko nyine icyo byanyangirije ni ukubera ko hari abantu baninya, abantu bakininya rero bazi ko akenshi nari umuntu akenshi nyindi ikinyamaswa, ariko ntago ariko ukuntu bimeze abandi bakamfata uko ntari. Ndi umuntu nk'abandi rero. Yego. Haka reka twisoreze tugana ku musozo n'icyo ubwira abantu nyuma dusigning out. Ya icyo nababwira nuko mbakunda. Ndabakunda cyane. Abagiye bambona muri filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye, izo ndimo cyane mu Rwanda ni z'amagisiyo. Amagisiyo niyo menshi cyane kuko amakomedi nakinye kwa KILLAMAN, ariko ubu ngubu byararangiye, ubu ngubu twinjiye mu magisiyo. Ubwo rero icyo nababwira bakomeza dukurikirane, ikindi badushyireho umutima, turi abantu nk'abandi. Yego ntabwo tujye tuzamuka ngo tube abasitari bazamutse hejuru, ariko turacyari muri urwo rwego kandi bizaza. Turahari rero ku bwabo badukurikirane. Ikindi mbye bankurikirane kuri channel yanjye, nongere mbasubiriremo, hariho amafilime, harimo n'iriya ziriya boronkora zo kumurika umubiri, zo kumurika body. Ngenda mu mihanda ndi kwereka abanyarwanda yuko gukora body ni ibintu byiza, gukora siporo, kuba ibyo turimo nk'urubyiruko ni ukwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda ibyo byinda zitateganyije, kwirinda ibintu nyine by'urugomo. Ndagira ngo mabwire ngo mushishikarire gukora siporo. Niyo mpamvu ngerageza nkabibereka nkashyiramo inosiyo cyane kugira ngo mbereke yuko mpari kandi kubwabo. Asante cyane akoze kutuganiriza. Cyane cyane. Murakoze kunyakira hano no ku niki. Kumfata neza. Thank you so much murakoze kudukurikirana kuba natwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.